Yo, bimeze bite reka dukomereza hano na episode ya 53 ni Jaina. Sibyo rata? Naha twari turi. Bari kuratarata ngo umugabo wamushatse n'ibiki bagiye kubona babona umukobwa aratashye da. Adataha. Bigenze bite mwana wanjye? Ese ibintu byose bimeze neza? Amigo. Mama. Jewe ndananiwe kano kanya rero. Naba ngiye mu cyumba cyane nkaba nduhukara. Urebe. Karabaye. Ariko Krisha ariko wanyumvishera. Suda. Buretse. Nangira icyo mubaza kano kanya. जब उसका मन हल्का हो जाएगा तो खुद ब खुद बता देगा. Niyumva meze neza buraza atubwira. Ariko nyine ni ikibazo. हम लोग इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन जो आप लोग करना चाहते हैं उसे डिस्कशन नहीं लालच कहते हैं. Ibi ntabwo byakabaye tubigana cyangwa tubyita ibigana ahubwo byakabaye tubyita ubugugu. हम जो बात करना चाह रहे हैं आप Urashaka kuvuga? चाहते हैं मैं आपको बता दूं. Mubwire icyo ushaka ko tuvugaho. करना चाहते हैं Ahari wenda urashaka ko tuganira. बड़ा होगा. Uburyo nyine umugabane wa Naina uzaba ari munini n'uburyo uzasangirwa. Sibyo? या फिर Cyangwa wenda को कौन से टाइटल से जाना है. urashaka ko tuganira kuri titire Gafu azabona. आप ये बात Cyangwa wenda urashaka ko tuganira शादी करने के बावजूद आपको impamvu utari guhabwa ibi byiza byane bwami या ये भी kandi warashatse mu muryango ukomeye. Cyangwa wenda urashaka ko tuganira खजाने की चाबियां दी igihe Minakishi azahabwa urufunguzo rw'isanduku y'ibwami बाकी सारे के सारे ari kuri ayo ubutunzi. इन्हीं का राज. यही सारी बातें करना चाहती है ना. Sibyo ushaka ko kuganiraho na Devragera. रखिएगा Ariko wibuka ikintu kimwe. लालच इस घर को तोड़ Hari umunsi umwe ubugugu bwanyu रख देगा. पर आप लोगों को क्या bizakoze isoni uyu muryango. Ntakiri ko bizaba bibabwiye. परिवार की Kubera yuko aba bose bazi agaciro k'umuryango. सिर्फ उसे बनाने वाला जानता है Niyo bagenda bakarema. उसे तोड़ने वाला नहीं. Ntabwo ari mwebwe mwifata mukagasenya. Ariko nawe rekera ngo akuba dramatike. के लिए है क्योंकि हमें देवराज Nubundi turahanga kubera ko duhangayikishijwe na Devrage. चाहे वो स्ट्रॉन्ग Turashaka ko Dakshi से बढ़िया और akira. है हम सब के लिए. Nukuri rwose nta kintu cyatubera byiza kurenza ibyo ngibyo. Kandi twiteguye kuba twakijijisha. Ariko jya buretseho gatoya. ना है भी या नहीं ये तभी पता चलेगा ना जब देवराज कृष्ण Bo turabizi neza niba koko turaza kwishushanya tugaragaza yuko Krisha ari we Maya. Ariko ibyo turaza kubikora mu gihe turi buze kuba twamenye ko Devrage yamaze kugera ku ntego yo kuba yahindura ibitekerezo bya Krisha akaguma ahangaha. किसी को कोई ना Nshaka kuvuga nyine nta mpamvu rega ibyo byose. Iyo acting mwe muyiretse nta mpamvu yayo. Umve. Karabaye. Urebe. Krisha se bimeze bite? चलिए Krisha yagiye. Umve. Ati Krisha yagiye. मैंने उनसे खुद जाने को कहा है. Je namusabye ko agenda. चाहता वो सबका हिस्सा बने. Ntabwo nashakaga ko yinjira muri bino bintu. Ikirenzeho rero ni n'ikibazo cyacu. Cyo nshaka kuvuga मेरी प्रॉब्लम है मैं इससे खुद डील ni ikibazo cyanjye ndaza guhangana nacyo. वैसे भी Ikirenzeho rero ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया. Krisha n'ubundi yanyuze muri byinshi. तो मतलब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. Bisobanuye ngo nta kintu na kimwe turi buze gukora ariko Minakishi wa musiko tuza. जहाँ जिसको जो चाहिए दे दीजिए. Jayama baha icyo bashaka ntabwo mbyitayeho. Umve ati baha icyo bashaka ntabwo mbyitayeho. Perfect. इसका मतलब हमें जो Bisobanuye ngo tugiye kubona ibyo dushaka we. Aba bantu buzuwe n'ubugugu. Jayama yanze kubitanga. None Devrage aravuze ati baha icyo bashaka n'ubundi nazo tudaseyiheri igikoma. Yaje hano. Ikimabaje cyane n'umuvandimwe we. Ko ari ahangare muri koma. Aracyafite ya dupata. Yamaya. Rebe. amoko
koraho हालत का जिम्मेदार मैं हूँ ndabizi ko ari njye wateye kondisiyo uri mu kano kanya njye wabiteye पहले मेरी वजह से mbere na mbere wabanje kubura ukuboko nabwo bitewe nanjye akongera akibuka ukuboko ahantu yakuburiye अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया noneho uza kubura inshuti yawe magara ariwe Maya और मैं ndetse njyewe कुछ नहीं कर पाया nta kintu kimwe nabashije gukora ntacyo nakoze bebe वो आया urabizi भाई को वापस नहीं ला पाया ntabwo nagarura Maya लेकिन ariko nyizera मैंने कोशिश की थी nagerageje लक्ष्य nyizera dashi we ariko njyewe आजमा लीजिए लेकिन हम आपका arabyibuka namaze iminsi माया बनेंगे amufashe bugwate amubwira ati nzakora ibishoboka byose umere nkawe kubwo yaranze मैं कृष्णा को माया नहीं बना पाया ntabwo nabasha gutuma Kirisha ahinduka nka Maya kubera yuko कृष्णा का चेहरा ही सिर्फ उसकी पहचान नहीं है n'ubundi isura ya Kirisha ntabwo ari ibimuranga byanjye aracyari byinshi ndetse njyewe मैं कृष्णा से प्यार करता हूँ Kirisha ndamukunda ehehe arabyibuka cyajya yasinze Kirisha nyine बहुत सिंपल सी लड़की है ni umukobwa woroheje uri simple हर किसी पे भरोसा कर लेती है ndetse yizera buri umwe wese abantu bose arabizera nanjye yaranyizeye लेकिन मैंने उनके भरोसे को तोड़ दिया ariko icyizere yangiriye narakigambaniye लक्ष्य dashi we मैं जानता हूँ तुम्हें माया की बहुत याद आएगी ndabizi ko uzakumbura Maya cyane मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा ariko igihe cyose nzaba ndi kumwe nawe मौजूद रहूंगा nzaba ndi kumwe nawe ndagusezeranya लेकिन तुम प्लीज ariko byibura ndakwinginze ठीक हो जाओ icyo ngusaba ni uko wakira मेरे भाई kira muvandi प्लीज kuko nicyo kintu ndi kukwifuriza he आई एम रियली सॉरी kandi unyihanganire प्यार करने का कोई भी इरादा नहीं था n'ubundi nta gahunda nari mfite yo gukundana na Kirisha ariko nyine बस मुझसे हो गया nabuze icyo mbikoraho nakora iki njyewe आई मिस हर अ लॉट njye ndamukumbuye cyane kandi ubwo amusezereye mu kanya kandi n'umukobwa yari yanze kugenda avuga ati oya genda जिंदगी भर उन्हें मिस करता रहूंगा ndetse nzamukumbura n'ubuzima bwanjye bwose akibuka ukuntu batandukaniye mu kanya ku mupaka yisubiriye Udaipur atangiye kuvuga ngo ndamukumbuye ngo urareba ngo ibiki n'ibiki ehehe bibutsa ko ari episode ya 53 turi kureba keneye izindi episode twandikire kuri WhatsApp yacu 0787 74 31 37 urumva buriya iyo nimero yandikiye ni nkuba wizeye uvuga uti nimero amafaranga nimara kuyishyura ndaba nizeye ko na filimi zanjye nibuze kuzibona ati nta muntu n'umwe uzi impamvu ituma abantu bamwe baba bari kumwe abandi baba batari kumwe ni indirimbo yaba ari bugufi cyangwa kure ati nanjye sinzi ahantu ndi yatangira kumushakira mu nzu hose ati rimwe na rimwe abagura iruhande rwanjye nk'uko ndi kugenda muri izi nzira zose ndi jyenyine ndetse igihe kimwe nimva ko ndi jyenyine nubwo nabaga ndi kumwe nawe ko niko niyumvaga ndetse nako niyumva kano kanya uyagwa kuri za mbuto umukobwa yakundaga kurya iyo yabaga afite ubwoba zasigaye hano ati izi ntera zose ziri kugenda zikunyegereza ati ariko zino ntera ziri kumbangamira ziri kuntoteza ahari wenda iyi ntera iri hagati yanjye nawe yakabaye ivaho rebe uyu nawe ahari
ajya kuganira kakamana ke. Wamfashije? दर्द को Ndashaka kwibagirwa हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं। kano kababaro n'uyu mubabaro हमें अपने लिए नहीं, buriya buribwe bwose. राजमहल में Ariko kubw'ababyeyi banjye ndashaka kwibagirwa buri kimwe cyose cyabereye hari ibwami ndetse n'umuntu wagiteye, तकलीफ का भागीदार होने ndetse uyu mubabaro wanjye ntabwo nari nkwiye kuwubashyiramo. Oya, हमारे दर्द झेल नहीं पाएंगे प्यार जी। kuko ntabwo bakishimira kumbona, nta nubwo babasha kumbona ndi mu mubabaro. मत दीजिए, Byibura mpa kuraje, सर के बिना जीने sibyo na? Nta kuraje yo kubaho ntafite Devrage. Azi ibintu ari gusaba. Ehehe, और urebe नहीं कर सकती njye bino bintu ntabwo nakomeza kubyihanganira, biba bikenewe mu masengesho. मैं Krisha na Devrage bari kubabara. होश है Dashi अरे ari muri koma, अपने ही फायदे की बात कर रहे हैं। abagize umuryango bose bari kwivugira mu inyungu zabo. बावजूद भी हमारी फैमिली बहुत गरीब है। Bo nubwo baturuka ibwami ariko ni abakene. ये दौलत Tunzi bwa nyabwo bw'umuryango ntabwo ari amafaranga, प्यार होता है, ahubwo ni urukundo फन होता है, ndetse na affection. जो इनमें से किसी के पास नहीं है भाभी। हरे कृष्णा थी जिसे झूठ बोलकर यहाँ लाया गया Ku rundi ruhande hari Krisha washutswe kuza ahangaha क्या ndetse yagiye ankorera byinshi, पता नहीं हमें उसे ariko simbizi nimba nzabasha kongera kumubona. देखता होती है मुझे उसकी Ni ukuri ndamuhangayikiye cyane. Rebe, आपको क्या लगता है हमें आपकी चिंता नहीं है? utekereza yuko ntamuhangayikiye nanjye? Kumbe bari bari kuvugana kuri telefoni. Rebe. Yinjanga bari kuvugana yacecetse. हमने जो जूस भिजवाया था टेस्ट कराने के लिए उसकी रिपोर्ट मिल गई है। Umva nakiriye ripoti ya yaji. तो उसमें कुछ काली सी चीज थी Bibutse ji bamaze iminsi bari kumuroga, none yabijyanye kwa muganga kubipimisha, none ngo ibisubizo yabyakiriye. आपके जूस में कोई मिलावट नहीं थी। Nta kintu na kimwe cyari kiri muri iriya ji karabaye, तय किया था ना ndetse ndagusezeranya yuko कि हम आपका ख्याल रखेंगे। nzakwitaho, nzakwitaho rwose. Nyo, हमें माफ करना भाभी, ni ukuri mbabarira Rati. बताना पड़ा। Nyine nagombaga kubwira ibintu byose arafu n'iby'inda yawe, अपने खाने पीने का kandi rwose uhereye none ujye wigengesera mu byo urya n'ibyo unywa, आती रहेगा। ugende ujye kwisuzumisha bisanzwe, यह हमारी मदद चाहिए। ntagire inshuro n'imwe usimbuka. हम दुनिया Nukenera ubufasha uzampamagare, आपकी मदद nitayeho ndi nzaza ngufashe. अभी रोइए मत। Ntiyari kwibaza se ate azongera kumubona? Ntamuhaye gahunda sifatika noneho. भाभी मुझे लगता है कि आपको कृष्णा भाभी की बात Ehe, ndetse ntekereza ko ari ukwiye gukora ibyo Krisha ari kuvuga. Nihagira umuntu ugira ikintu aguha ntukagifate, urumva? रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं भाभी, Bo biriya bisubizo byagaragazaga ko biri negatifu, नेगेटिव है। ariko abantu benshi bo muri uyu muryango bagamije ikibi, bagamije ikibi. Witonde. Ndetse ko turi kureba episode ya 53. Ni Jaina ndetse uri kumva aracyari bingo. 8 बजे Si nk'ibyo rata. पर तुम इतना क्यों घबरा रही हो नैना Bite Naina ko ufite ubwoba? आपने रति सावित्री को कॉफी जूस में जो Mama ndabizi rwose icyo wongeye muri ji ya Rati Savitri भी मिला के ni ikawa yafataga, किसी टेस्ट में डिटेक्ट तक नहीं होगा। ntabwo kizigera kimenyekana muri test niramuka ikozwe. None ikibazo ufite ni ikihe? लगता है रति Kumbe biriya bintu bari gushyira muri ji n'iriya kofi ugiye ukabipimisha kwa muganga ngo ntabwo wabifata. Ngaho ni ya marozi rero y'ikibumba. सावित्री Niko njya numva bavuga. मतलब ये कि आप Shaka kuvuga iki? तो सिर्फ दूध कॉफी जूस Nyine ibintu byose uri kumuha, yaba ari amata, yaba ari ikawa, yaba ari ji, byose ari kubyanga. ये पीना, Ibyo uri kugenda umuha वरना ntabwo uri kubibona. कोई ना कोई असर दिख ही जाता। Ubwo no kuvuga ngo nudakomeza kumuha ibintu ngo agende aremba cyane kurushaho, na biriya wari wakoze mbere bizagenda bicika intege. लेकिन नो Ariko oya, at all। nta n'ibimenyetso, nta n'ibimenyetso bigaragaza yuko ari kugenda acika intege. दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। Tugomba gushaka ubundi buryo rero, kandi bikorwe vuba mama. राघव Rebe, बहुत जल्द घर वापस आ ariko rero Ragava agiye kugaruka vuba. मतलब Koko रिश्वत काम आ गई। bisobanuye ngo ya ruswa yarakoze rero. Umunsi Ragava yagarutse और वृंदापुर की फैमिली के साथ उसका akaba agashyingirwa mu muryango wa Bindapuru. रॉयल फैमिली हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने में इंटरेस्टेड है N'ubundi umukobwa wabo
bashishikajwe no kuba badushyingira bari gupanga ngo naramuka asohotse bazahita bamushyingira undi mukobwa panarate kandi ikirenzeho ni n'abakire ubukwe n'ububa rero Jayama na Devraje bazaba bubitse imitwe mu gihe bazaba bari kumvugisha bazajya bubika imitwe tu ariko kubw'iyo mpamvu rero Rati agomba kujya kure y'aha hantu disi kandi ibyo bigiye kuba vuba aha ngaha ngo iki kuno kudashaka umukazana gusa cyangwa sasa barakwereka mu gitondo muri aha ngaha se urabona breakfast yamaze kuboneka nakoresheje recipe ya papa n'ubundi nimwihangayike murye bigishyushyirega bitarakonja nta kintu yari yababwira bebe abyutse bategurira ibya mu gitondo akitegeza ariko si uyu mwana bitebyewe आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी थी mbafite amakuru meza rero चेन्नई के होटल nabonye akazi muri hoteli yo muri Chennai वहाँ का शेफ atari n'ibyo ngibyo gusa खाने में भी दिलचस्पी दिखा रहे ndetse bashishikajwe no kuba papa bamuha akazi rebe अच्छा है ना वहाँ में रहने ibyo bintu si byiza ra ndetse bazanaducumbikira nawe Pink hari ikintu uzaba ukora दूर जाके tugiye kujya kure y'aha ngaha tutangire ubuzima bwacu bundi bushya no kuvuga ngo ugiye kwibagirwa hahise hawe neza 100% Niko हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग अच्छे से यहाँ जी नहीं रहे ntabwo nandi kuvuga ko mudatuye mutari mubayeho mu buzima bwiza ahubwo nyine ndifuza ko dukora ikintu gishyashya murye murye bitarakonja rega Niko murashaka ko bihora क्या आप लोग हम अपने घर आए हैं ariko se biniki ko naje mu muryango wanjye ko mutishimiye kumbona nta mubyeyi ujya wishimira umwana usubiye iwawe yarashatse turabyibuka लगता है कि तुम भूल गई हो ariko ikigaragara cyo warabyibagiwe हम तुम्हारे मम्मी wibagiwe ko turi ababyeyi bawe ibyo bintu kuki uri kubyibagirwa बेटा बच्चे न अपने मम्मी पापा से abana byibura bashobora guhisha को जरूर छिपा सकते हैं ibyishimo byabo ariko ntago wahisha ababyeyi babo अपने गमों को नहीं अपने दर्द को नहीं ntabwo wabahisha agahinda n'umubabaro iyo umwana ari kubabara wenda wamuhisha ko yishimye पापा के सीने से निकल n'umubyeyi arabyumva yatangiye kurira urifata ukaduhisha agahinda kawe yatangiye kurira rebe ना बेटा oya rwose हम आप दोनों को तकलीफ rega njye ntabwo nshaka kubateza umubabaro uwo ari we wese हम नहीं चाहते थे कि जो दर्द हमने सहा ntabwo nshaka ko mwembi हमें बर्दाश्त कर muca mu mubabaro njye nanyuzemo umve Krisha we बेटा तुम्हें क्या लगा none se utekereza yuko तुम अगर अपनी तकलीफ इस तरह से छुपा umubabaro wawe uzagabanyuka तो तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी nuramuka uduhishe utekereza ko aricyo kintu kizagufasha oya Krisha we बेटा क्या हुआ ibyabaye byarabaye byagenze bite ubundi tubwire nta kintu yari yababwira nese Devraje yaba yaragukoshereshera ntabwo ari umuntu mwiza oya Devraje ni umuntu mwiza maze ikibazo kiri hehe ndetse yakoze buri kimwe cyose agikorera umuryango we yanyohereje aha ngaha rero atekereza ku mibereho yanjye myiza ko anyifuriza ibyiza nta kintu cyatumye anyohereza aha ngaha Krisha बेटा तो परेशानी क्या none se niba uko bimeze ikibazo kiri he गलत नहीं करना चाहते niba adashaka kugukosereza जरा उन्हें छोड़कर क्यों आए kuki wamutaye ukaza aha ngaha kubera yuko kubera ko nta mpamvu nari mfite ituma ngomba kuguma hariya nta mpamvu koko yari ihari ibyo turabizi
एक बार भी नहीं कहा कि वो हमसे प्यार करता ndetse Devrage habe n'inshuro nini mwigeze avuga ko nkunda ngwiki है। बताइए mbwira rero mbwira रिश्ते में प्यार ना हो mu gihe nta rukundo ruri mu mubano ufite n'umuntu ubundi gukomeza kubana nawe bimaze iki mbwira iki gihe cyose ntigeze ambwira ngo arankunda ngo urareba ngo ibikini bikireka reka gusa urumva n'ubundi kuhaguma byari bumarira iki nacyo ni ikindi kibazo umuntu nta gahunda mufitanye urebe uyu sasa yaje hano ku mpaka niba aje gukora iki simbizi कभी भी uyakongera akibuka ubwo ari hano ku mpaka yibutse ijambo bamubarije ati wigeze unkunda nubwo byaba ari bwa rimwe gusa aramukunda turabizi ahubwo yisanze nyine yamukunze nta kundi nicyo kintu navuga yisanze yamukunze ntacyo yarenzaho tugaruke sasa kuri ngo yatangiye kunyeganyeza amaboko atangiye kunyeganyeza ukuboko n'iminwa atangiye kuvuga ngo Maya ni dashe uyu nawe aratashye Maya komeje guhamagara Maya urebe urebe Maya Maya ngaho ako kanya hari uri guca hafi y'aho aryamye niba ari nde sinzi Maya Maya uyu arabyumva yumva umuvandimwe ari guhamagara Maya ibyo ni ibikira ibyo ni ibiki we ko icyaye cucu umuntu uri hanze ninde tugiye tuyisoreza hano reka nze dukomeza n'izindi episode ese biraza kugenda bite